Yesu yakijije ubuhumyi muri rusange, uburwayi bunyuranye bw'amaso, zaririje, bataribaga neza, ariko hari icyo numvishe cyo kidasanzwe. Numvise ngo impumyi ebyiri zisunganye, zo ntiziraha zasabiwe n'abana babo, kuntu byashyingiranywe ari impumyi zombi. Impumyi ebyiri zisunganye zashoboye guhumuka, zasabiwe n'abana babo. Ariko zakijije ubuhumyi muri rusange, uburwayi bunyuranye bwo mu nda bwakize. Umuntu wari urwaye ibisebe mu menyo no ku rurimi, mbega mu kanwa hose, ibisebe mu menyo, ku rurimi, ntacyo yashoboraga kurya. Kanseri yo kuva mu kanwa kugenda mu muhogo kugeza mu mara. Yesu atanze ingabire yo kubabarira no gusabana imbabazi nyine. Ingabire yo kubabarira no gusaba imbabazi, iyo ngabire ni itumye haboneka amahoro mu ngo, kwezi atanze amahoro mu ngo. Hari abantu Yesu abohoye kunuza ku nzoga, ubusinzi, abantu bakize ibiyobyabwenge. Imitwe idakira, umuntu wasepfuraga kugeza abuze umwuka. Hari n'undi witsamuraga akitsamura kugeza igihe yitsamuriye amaraso akava mu mazuru. Uburwayi bunyuranye bw'amatwi, hari abatumvaga bumvise, hari abahoraga bumva ibintu biduhira mu matwi bihagaze. Yesu akijije ibikanu, indwara y'ibikanu. Uburwayi bunyuranye bw'amaboko, mukora imyitozo murasanga mwakize, ariko birimo nyine na za rubagimpande. Bafashe ibyemezo byo kuva mu busambanyi. Hari abantu bishingiye bafashe icyemezo cyo gushyingirwa. Mwihute kuko mujye kwa padiri. Nta mpamvu yo kuba n'ibyo byo kwishingira n'ubusambanyi nyine, kandi nta musambanyi uzajya mu bwami bw'ijuru. Mwijya mugumya mushyenga. Oya, wa mugore afatiye mu busambanyi, Yesu yaramubwiye ngo genda ariko ntugasubire ukundi. Bari bamuzanye ngo bamutere amabuye, murabyibuka. Utarakora icyaha, ntabwo yavuze ngo utarakora icyo cyaha, ahubwo yavuze ngo utarakora icyaha namuteye ibuye rya mbere. Basanga n'utarasambanye yarakoraga ibindi byaha, abura umucira urubanza. Yesu aravuga ati nanjye singucira urubanza, genda ariko ntugasubire. Abo basambanye rero mumenye, nta musambanyi uzajya mu bwami bw'ijuru.
mubireke ntibishimisha Imana. Hari abantu bafashe ibyemezo byo kureka iyo ngeso y'ubusambanyi. Tujye twumva ibyo ngibyo ningira ibindi nibuka ngo dusigare dukeya cyane ndaza kubibabwira. Reka tujye twumva ubwo buhamya. Hari abakize mu masengesho yo hambere, hari abakize mu ry'ubushize kuri Yerika wenda n'ayandi masengesho yo hirya no hino batatanze ubuhamya. Nimuze mutange ubuhamya n'ubwa none ahangaha mukora imyitozo. Nabwiye ngo nimudakora imyitozo ntimumenya ko mwakize. Ngaho rero ikigenda igihe cyo gukira. Kristo Yesu akuzwe. Nanjye nitwa Manirakiza Fideli, nkaba maze imyaka zirenga 7 nkora ingeso yo kwikinisha, nkafata umwanzuro bikanga, ariko ndashimira Imana ko numvishemo imbaraga zishobora kunyemeza ko ntazabyongera mu buzima bwanjye burundu. Ibyo nabyo ni ubusambanyi, sibyo? Ibyo nibyo bita Kristo Yesu akuzwe. Chez solitaire. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Ntaganira Jove, maze umwaka n'amezi 8 nkoze impanuka, sinakandagiraga n'ikirenge kirabyimba. Ubwo mperuka kwa muganga dogiteri yambwiye ko igufa ryateranye, ariko uyu munsi ubwo isakaramento ryari rinyuze hafi yanjye numvise hari utuntu tugendagenda mu kaguru, ariko ndumva nakize. Ndashimira Imana. Ntibajya kugenda, ntibashaka kugenda udashinze imbago. Nimwe nabigeragezaga bikanga, no kugendera kuri imwe byanga. None uri kugenda uzishyize hejuru. Komeza ugende utwereke. Haleluya. Banyita Bayisenge Konsesa. Kristo Yesu akuzwe. Nari mfite ikibazo cy'amaboko yari yarihinnye, ntago nabashaka kuyarambura. Mu gitondo naje akaboko nkatwaye gucya, nakoma amashyi bikanga, najya kubyina bikanga, ariko Padiri Baride yanyurije isakaramento imbere yanjye, ndambaye amaboko mbona ararambutse, no mu mavi ntago nabashaka kugira gucya. Yarahinamiranye. Narahinamiranye. Guhinamirana Yesu yabikijije. Ndashimiye Imana. Nanjye ndashimira Imana kuko maze igihe nk'imyaka 8 ntabana n'umugabo ngo twishimane. Haleluya. Yesu avuze ko Imana ishimwe cyane.